umunsi mwiza tubifurije uwa kabiri mwiza nshuti bakunzi ba Radio Izuba murasuzwa na Eric Demokrasi birumvikana niwe uri kwifuriza igicamunsi cyiza gusa nago ndi nyine ko na mugenzi wanje Nyirimana Leonce arahari cyo ryakeye rwose mu rukerera urabizi twari turi kumwe rwose mu mukino wahuzaga equipe y'igihugu ya Espagne na Sweden waje kurangira ari ubusa kosa twinjira mu isaha y'amakuru y'imikino agezweho kuri uyu wa kabiri birumvikana amakuru turi buze guhera hano mu Rwanda ku munsi w'ejo ikipe ya Gasogi nago yabyitwayemo neza kuko yaje kuba itakaza umukino turaza kureba imikino ku buryo bimeze ku munsi w'ejo n'ibicika ubu twatangiye kubarira iminsi cyangwa amasaha ku ntoki kuko ku munsi w'ejo ni wamukira abanyarwanda bose bategereje ni ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC gusa nagaro umukino zabo ari kuko hari indi mikino myinshi cyane mu ikipe ya polisi akanya tuvugana umutoza wayo hari ingingo Francis yamaze guhambirizwa niko navuga kuko ubu ngubu rwose kugeza kuri isaha nago ari umutoza w'ikipe ya polisi ese byagenze gute byose turaza kuba tubiganirira hamwe muri iki kiganiro maze turandi makuru ari kugenda avugwa hano mu Rwanda turava twekiza ku mugabane wa Afrika birumvikana ari umukino wavugishije abantu benshi amangambure n'umukino wagombaga guhuza ekipe ya Sierra Leone ndetse n'ikipe ya Benin noneho kera kabaye uyu mukino washyizwe kuri uyu wa kabiri birumvikana nyuma yaho ikipe ya Sierra Leone yari yakomeje kwigirizaho nkana Benin kuko uyu mukino we wonyine usigaye kugira ngo tumenye amakipe 24 azaba yerekeza mu mikino y'igikombe cya Afrika muri Cameroon turaza kujya ku mugane w'Uburayi ture imikino ya Euro uko byifashe ku munsi w'ejo ikipe ya Czech Republic rwose yaje kwihanangira ikipe ya Scotland itsinda ibitego 2-0 mu gihe Slovakia natsinze Pologne umukino twari tubagejeho nkuko twabibabwiye tugitangira ikipe ya Espagne yaje kuba inganya n'ikipe ya Sweden ibitego 2-2 birumvikana turaza kurebera hamwe imikino iteganyijwe kuri uyu munsi ari imikino ikomeye cyane nka ikipe ya Hungariya biraza kuba ari ku isa 12 za kuba yakira ikipe ya Portugal mu gihe ku isa 3 rwose navuga ko itegerejwe n'abantu benshi hano kuri mikoro za Radio Izuba muraza kuba mukurikirana umukino uza guhuza ikipe y'Ubufaransa ndetse n'Ubudage turagera mu yandi makuru menshi ari kugenda avugwa aya masaha maze nitumara kuyababwira rwose tuze kwekiza no muri Amerika turebe uko byifashe birumvikana imikino ya NBA iri kugenda igana ku musozo mu rukera rwakeye ikipe ya Utah Jazz yaje gutsindwa n'ikipe ya LA Clippers amanota 118 ku manota 108 mu gihe ikipe ya Philadelphia rwose nakitari yagize ariko ikipe bita Atlanta Hawks yaje kwitsinda amanota 103 ku manota 100 byari kinyoni cy'amanota 3 gusa urabyumva nuko uyu munsi rwose tuba duhagaze birumvikana ko duhagaze bwuma kuko amakuru yo turafite imbere yacu ni menshi cyane gusa namwe ikiganiro muraza kukigiramo ijambo kuko muraza kuba mutanganya unganizi yanyu birumvikana ariko mugwisha ku mukino ku munsi w'ejo uzabahuza ikipe ya AP ndetse n'ikipe ya Rayon Sport Nuko nayabwiye nangira rero nago ndi ngenyine muri studio ndi kumwe na Leonce Nyirimana Leonce wiriwe neza umeze ute kuri iki gicamunsi uracheka waka kazuba nta ingaruka kari kugiraho ko mbona abantu hanze abarwati barashyushye abantu n'inzobe byaragize mwamwumvishe ko Leonce Nyirimana ari rwose reka mukanya nyuma yo kuanza gutumikira abantu muri ikiganiro ubundi tuze tuyabarambura yose uko yakabaye ni MTN Sun Sport yo kuri uyu munsi tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2020 ibivugwamo se ko vestiaire harimo ikibazo kutumvikana ubwo nyine si
nta mukino wa gishuti ugihuza amakipe, birumvikana amakipe ahuzwa na Ferwafa. ubundi yari amakipe Ferwafa se yapfa kubahuza ahuzwa na leta ubundi ayangana ni gake uzabona bahuye yego Ferwafa ni muri shampiyona ariko ubundi uzishatse ubundi kugera ziwe n'ibyagukundira biragusaba wenda ko ari leta iri weze kuba ari umunsi w'igikombe cy'intwari uze kuba ari yindi evenement runaka bakenewemo nibwo abantu bari buze guhura naho ubundi rivalite yahangayo ntijya ipfa gukinishwa. Ku munsi w'ejo rero isaha rwose yamaze gushyirwa hanze saa 9 mu karere ka Bugesera wose rwaza kuba rwambikanye hagati y'ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa gatatu ndetse n'ikipe ya APR FC iri ku mwanya wa kabiri. Niko bimeze ni umukino utoroshye na gato ngira ngo izi kipe niyo wafata abantu batigeze bakina ku mupira umwe akambara jezi y'umweru n'umukara undi akambara jezi y'umweru n'ubururu kaga ati ni Rayon Sport umukino wakinwa kakava niyo yaba ari damu derby yavuka derby yavuka kabisa awize ko nta kipe ye kuvuka Rayon Sport volleyball ako yaburiye Rayon Sport volleyball nayo ni ikibazo. Rayon Sport volleyball yaraje irakina ubona ko ibintu ni sawa cyane ariko rwose nakubwira ngo irengero ryayo ni iri nigeze no kubabona muri basket bigeze kwambara ku gihe cya Gacinyambo na bose bambaye Lacoste za basket bagiye gushyiraho ikipe ya Rayon Sport ya basket ariko nayo numbaza uko byaje kugenda niba ari rya shamba ryabo njya numva bavuga ati tuzaritwika oya Gacinya bari bamubirinduye yari ku bwa Sadati bari bamubirinduye bakuru rwose batangiye kuzamuka wose aka kanya mu ikipe ya APR urabizi ko umusore wabo Safe umishishize yari yahagaritswe aziye gusohoka muri camp kubera kutubahiriza amabwiriza urumvikana umukinnyi uri muri camp birabujwe gusohoka atabisabye uruhushya n'ubuyobozi no ngura umusore bivuga ko yasohotse rwose iminsi ishize agasohoka ndetse akanajya no akanisomera no ku kantu yaramaziye kinini adasomaho bitewe n'igihe bari bamaze hariya ariko amakuru asohoka mu ikipe ya APR aka kanya nuko uyu musore yamaze kubabarirwa uyamaze kwinjira muri camp. Erega nta kindi kintu APR ifite abakinnyi beza bakina ariko umuntu twa Niyonzima Olivier Sef numwe mu bakinnyi bo hagati badashidikanywa muri iki gihugu ko tubafite ko banakina haba muri equipe nationale haba no muri equipe ya APR FC. Sef niwe ufite karite zo gukina box to box no kuvuga ngo niba baro iri kwa adversaire Sef aramusanga ajya kuyaka nina nasa ku kibuga cye akinamo n'ubundi usange ari kuyaka rero niwambwira ngo ufite match nka ya Rayon Sport nurangiza ejo bundi wabonye ko bahambiranyije bazana Aimé Placide abari ukina kuri gatandatu akina na Bosco ubwo rero kumbwira ngo waza kwiyahura kuri Rayon Sport dafite Sef uzi derby icyo ari cyo hagati ya APR na Rayon Sport yaba yakinnye ari muri Rayon Sport yaba niyo yakinnye muri APR FC ibyo bintu ntago byapfa kuguhira yego kumubabarira we ntago tuzi ikibyishe nyuma cyangwa se n'ibihano yahawe ntago tubizi ariko iyi match kuyijyamo udafite Sef w'indwanye tuzi ari hagati mu kibuga waburi kuyahura wavuga ko aricyo kintu tugipushije ubuyobozi bwa APR bwabugaruye umusore gitaraganya kugira ngo nibura barebe ko bakina na Rayon Sport kugira ngo abafashe bakomeze guhangana isigari. Reality hari ntago wakishoramo hari Sef adahari ndabizi APR ifite abakinnyi bose ngenderwaho beza hagati mu kibuga ariko se abo hagati bahari icyambere bukuru yaragiye niwe wakini yorore nk'iya Sef bukuru uramuhagaritse abandi usiganye ni Jaber ni Bosco Ruboneka abo ngabo bose bakina hagati ariko bakina bari forward bajya imbere ntago bagaruka kuba abarekiperateri ari nayo mpamvu ejo bundi kuri match ya Police wabonye bazanyemo Rwabuhi Aimé Placide tuzi usanzwe mukina muri defense ikipe ya APR ubwo rero kwiyahuramo hariya match ya derby ntago ari match ushiramo umukino uri guhambiranya ntibyakunda wahambiranya kuzindi kipe bura Police birashoboka ko wahambiranya nayo Kigali byashoboka ariko Rayon Sport ntago wahambiranya binasaba ko ino derby uza n'umuntu uzi derby cyari cyo kabisa ikipe ya APR ubona ko rwose ise navuga ko ikoze impinduka igitaraganya ko uyu musore nyeka ko yaza kuba yabura muri ya kipe ku mukino w'ibuze n'ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo byari kuba bigoranye ari hagati mu kibuga gusa ndani amakuru ari kugenda avugwa yuko bitashimishije umutoza Dil kugaruka rwose kuri umusore kurumva Dil yari yarakaye ndetse aza no gusaba uriya musore ko ubwe yandika amusaba imbabazi kuko ubuyobozi bwa APR bwo bwamubabariye ariko Adil atarabyemera neza kuko uriya mutoza wa APR buriya ngo ni umutoza uri strict
Adiri nawe hari ibyemezo bimwe na bimwe ajya afata ukabona ko umujinya nawo hari ukuntu atajamenya kumanaginga uburakari. Hariho nk'igihe ubona nka erreur arbitre akoze wenda yaba iri involontaire cyangwa se iri volontaire, ugasanga ukabona ahinduye reaction, ugasanga ni ibintu atajya amenya gukontorora. Nzi neza ko Adil ni umutoza w'umuhanga, buri kimwe cyose aragitanga, ariko kari akantu ko kutamenya gukontorora amarangamutima nacyo ntagaraka. None se niba udakoze nuko ari hano nyine muri Afurika tuba tuvuga tuti tworoherane, ariko biriya bintu Adil aramutse atoza muri indi shampiyona, tuvuge wenda nk'Iburayi, mu Faransa n'ahandi hose, agakora nka biriya bari gukora byo kudafata byo kumera nk'utishimiye ni match nke yatoza ntumubone hejuru bamuzamuye. Cyo tubabona abatoza beza babahanga, tactically ni umuhanga, asoma match akayumva, plan A yipfuye plan B arayikora, ariko ako kantu ko kuba amaranga mutima atamenya ko yakontorora, akora geste imwe gusa arbitre akamwohereza mu bafana. Ya match ya mushyuha match uzarebe nka Simeone, Diego Simeone bimwe biraba sawa, ibindi ariko habaye akantu gato cyane ntakumve, niwe usanga atera amazi ayatera imigeri n'ibiki byose, ntago biba ari sawa cyane birabintu. Rero kuba wenda umukinnyi umuntu arakosa, ntago tubaho hano turi ntago ari mu ijuru. Ushaka kubaho aho batagukoreshereza wajya mu ijuru, kandi nabwo wagiye udapfuye kuko upfuye nabwo ngo wakosheje. Urumva rero yagakwiye kuba yumva ko abantu muri societe bibaho habamo ibyiza n'ibibi. Yagakwiye kuba rero abyumva neza, kumva ko ikosa ribaho ndetse n'uburyo bwo gukosora, kandi ukamenya ko niba umuntu umukosoye birangiye atari byo gukurura kana ngo bizagomeze bigende gutyo. Ariko nanone ibyo ngibyo nabyo nibiho umukinnyi, ntibumuha uburenganzira bwo kuba yakora amakosa ngo yitwaje ko ngo abantu bagira impuhwe. No, niba bavuze bati amabwiriza yacu yo kwirinda COVID-19, umukinnyi yemewe gusohoka, ugomba gusohoka abantu babizi ko usohotse, ariko se ugiye he? Rwose ni ku ikipe ya APR mu gihe kurana rw'ikipe ya Rayon Sport rwose ititaye ku basore ifite, ititaye ku Rugwiro Erive wari mu mutima wa defense. Urumva Rayon Sport ngo ku munsi w'ejo uriya mukino barawufite, kuko ngo bashyiriweho na prime yo kuri rwo hejuru. Nabonye prime ya equipe ndetse ndabona na prime yahoze ari umuyobozi w'ikipe Sadati Munyakazi. Aravuga ati nubwo nakiri mu bayobozi ba Rayon Sport, ariko ngiyewe Rayon Sport n'ikipe yanjye kuri prime nanjye ndongeraho. Nabonye Sadati ariko zira prime ze uruka ko yize kwemera n'ikipe y'Igihugu Amavubi prime iri muri cyane ndetse n'undi muvandimwe uri mu Bubiligi bita Mbona bucya Desire n'urundi rwego. Desire ubundi hariya nawe yarirangije. Desire hariya yarirangije kuko yatumye abantu bamusuzugura. Ubundi twamumwaga nka capitaine wa equipe nationale, capitaine w'ibihe byose, nta umuntu uzamusimbura. Arangije ati jewe equipe mutsinde mwikarifiye mbere ko hambere umuntu ukomeye cyane. Abantu bati bo Desire wabaye capitaine ntago yabesha abandi, kuko icyo gihe baragenebwa bari barimo ba Bosco bakinjira muri nationale, kumva ngo umuntu wahoze ari capitaine wa nationale yatwemereye ikintu, baravuze bati nta kumutenguha. Ariko amakuru ava ku bantu bazi Desire neza, bazi Desire mu minsi ya nyuma yaje hano mu Rwanda, baravugaga bati nibategereze bati nibategereze ngo ni nk'amabati ni nka rero koshe rwose wora ni ku munsi w'ejo birumvikana Leonce nta mpinduka zibayeho zazindi ziba zitunguranye. Uyu mukino hano kuri mikoro za radiyo turi live kabisa hari i Bugesera, tubagezaho match ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Hatagize igihinduka iyi match igomba kunyura hano, hatagize igihinduka ariko urumva nyine natwe tubanje kongera ako kantu. Ariko icyo abantu bamenya ni uko muri zino derby buriya Rayon Sport yihariye uburyo kibwo gutsinda APR FC. Twareba nko mu 1999 aho kaminuza y'u Rwanda yari yahuye n'ibyago bimwe mu bikoresho byayo bigashya harimo n'amazu, bashyizeho match hagati ya Sport ni ikipe ya APR kugira ngo barebe ko abantu bakinjira akava amafaranga gusana kaminuza y'u Rwanda. Cyo gihe Rayon Sport yafashe APR iyi kubita itanzitse irasya iterura iceka hasi.
birumvikana rwose nuko byifashe yaba ku ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR ku munsi w'ejo bikunze rwose abafana ba Rayon Sport abafana ba APR twakabaye kuba tubafite hano muri studio nabo rwose bakagira icyo batubwira gusa abari ku murongo wa telefone aka kanya rero wenda mbere ko twakira umuntu ankosoyeho gatoya ambwiye ko ari 1996 kwibeshya bibaho ni 96 Anastase tuyishime Anastase amateka yaziye kandi kubona imyaka ye ariko wowe wakitwa Anastase gutyo gutyo Allo meze bite Yego ku munsi w'ejo mu match ya Rayon Sport na APR urayibona ute tena ivuga ile ya match ya tuna njewa APR hiki ya match nango yoroshye dushaka okay yizana beka wangu bacu bazabikora neza kandi ndabizi neza ko kaprime kari hejuru ko tugiye guhana nesto okay ya match muzagerageza muzakigeza ni Benzo ndi hano Okay birumvikana ku munsi w'ejo rwose nta gihindutse yara mu Bugesera tugomba kuba turi live sawa Halo yes Allo ndakumva cyane umunsi w'ejo tuzaba dukubita rero tugomba kuyikubita 3 ku buso okay izatsindwa nande amba 3 ku buso nkunda mace bari manaseri cyane ahubwo nano wankurikira ariko ejo uzaba uri kuri stade ya Bugesera cyarago ipimishije ntabwo nipimishije tawumva anamutegeka okay uzaba urebe mu biti nk'abandi nako pika ngabiri rukumbere tuba kutirana kwizana okay abantu birukumbere basuze cyane wari umwitiranije nawe naheze ngo ni nkunda match akumva ko ndakuvuga iki al nadisubalo halo Imana ejite muvuga Egesite kababwira tuzanye wana wa APR ngabandi mukunzi wacu kugira gastage uzabimbaza kabisa okay Wone twayibabarira bana kubera kari nk'abana kuri twebwe ni 2 ku busa okay wabumvishe gusa icyo wamenya ni nyine nkuko nabimaze kubibabwira 1996 Rayon Sport yafashe APR kubita 5 kuri 2 kuri ya match nababwiraga ya kaminuza y'u Rwanda irongera yisubira 9-7 Rayon Sport bahiye igikombe nabwo yikubita 5-2 ubwo rero mwitonda abafana ba APR bitazisubiramo halo Ladisubaro oui ni Mesani Ngoma yego Messi ejo hakweza tsindira ya Sport 3 ku busa okay Mugunga yive 2 na Jacques Tuyisenge okay sawa murakoze cyane ariko ngira ngo cyo koze icyo nkundira abafana ni byiza ariko nanone ikindi kintu kimaze kugaragara nuko abafana ba APR bamaze kwiyongera babaye benshi ejo Anastase rwose ndabizi ko ari kutwumva hano agomba kuba ari umufana wa APR n'umufana w'ikipe ya Rayon Sport okay halo yego ejo igikona tuzagikura okay okay bonne chance sawa ikindi kintu abantu bamenya Rayon Sport ikunda kunanira APR cyane cyane Rayon Sport iri kubarwa nk'iri mu bizazane nk'ubu ngubu turi kubona ikipe harimo ibibazo ahangaha niho ikunda kuza igafata APR ikayine naho kakahava umuntu wa nyuma tujye ku mugano wa Afrika halo yes ariko umuntu wareye ko kubitego bisatara bikura yaho gafite ibibazo we mukomve kumubwira uti ni ibi ngibi uva mubwire yego uzabaze polisi
ibyayibaye hejuru bundi ehe ubundi ubwo kubera afite amakuru cyangwa ntayafite ibyo yagakwiye kuba abizi umuntu uzira ikindi aha hari umurayo wahamagaye ejo bundi polisi iri bukine nka aperi amagambo yavuze kuko atahamagaye ngo yongere ayasubiremo ehe yari yavuze ngo azabahamagara yababwiye ko atahamagaye ubu twarategereje eregana harimo abatuzajya tugenda duhana buriya abantu batubwira ntibagaruke nabo ni ikibazo ntibakiyemeza ikintu batazagikora okay sawa tuba tubakurikira ukumbera abana kabisa rukumbera aho ngaho murabona batarama wumvise rwose ko abafana batangiye kwivuga imyato mbona no kuri ubutumwa bugufi wo bita Dinani SG nawe ati rwose APR iratsinda Rayon Sport 3-1 mu gihe Sami Gatonde nawe rwose ubutumwa batangiye kumanura Sami Gatonde se no message iraje yageze kabisa Samu ngo rero umuntu waciye agahigo ko kuba ntarezi wabiha ubwo bangoboka bose ndizera ko ku munsi w'ejo ngo ukiyojere kandi wicaye hejuru ariko ataza kuvuga ngo ni umureyo ngero tuzamutumire atabivugiye aha uyu mureyo utigaragaje we abyihore rero twashyize ku mugabane wa Afurika kabisa ariko handi twajya ku mugabane wa Afurika nta kindi kiri kuvugwa urabizi ejo bundi kuwa mbere ikipe bita Sierra Leone ibintu yakoreye Benin yari yiteguye yaje gukina umukino urabizi amakipe 23 yamaze kumenyekana azakina igikombe cya Afurika muri Cameroon kuri ubu hasigaye ikipe bita hagati ya Benin na Sierra Leone hasigayemo ikipe imwe rero bya bindi muri Afurika bita gutegura Benin yari yegeranyije itega indege iraza bageze ku kibuga cy'indege hariya mu murwa mukuru wa Sierra Leone babita gute Sierra Leone ni hariya ku kibuga cy'indege rwose ikipe yano zabwiye ati muhagararaho ati tubanze tubahime COVID-19 reka birangiye ikipe ya Benin ikipe ya Sierra Leone irababwira ngo basanze abakinnyi 6 barwaye COVID reka kandi Benin iri kuvuga ko yavuye mu rugo yamaze gupima ibintu byose bimeze neza ariko Sierra Leone iravuga ati twebwe mu bisubizo byacu tubonye tubonye 6 baranduye bafata abakinnyi b'ingenzi kuva kuri kapiteni kugeza kuri abakinnyi bose babanzamo bose baravuga ati baranduye bituma birumvikana ku kibuga cy'indege hariya mu murwa mukuru Freetown maze nuza itanga ikirego cyayo muri kafu baravuga ati twe naho twakiniye umukino bigenze gutya batwangiye ko abakinnyi bose bakina ariko noneho nkuko ndi kubibona kafu yabaye mu gishira avuga ati uyu munsi noneho nta gisivye umukino ugomba kuba Eze nkaya handi bo muri Shani Kongo bagiye bakabakubita hasi igiye gukina na Cameroon agati mwebwe duhereye kuri Matampi n'abandi bose ntago bari bukine kandi bagiye kubasuzuma basanga abantu nibazima basanga abantu nibazima niko byemeze rero umukino ubanza byari byarangiye n'ubundi ikipe no kuvuga ikipe ya Benin ikeneye niburi bitego 2 kugira ngo ikomeze muri iyi mikino igikombe cya Afurika nese buriya twizere ko yabibona ariko birashoboka cyane urumva batangiye kwiteguriraho gutyo birashoboka cyane ubwo abantu batangiye kwitegera ku kibuga cy'indege bashobora gufata n'umuntu uhuha mu ifirimbi akayihuhamo nabi uyu ni umuteguro wacu w'ibihano ku mugabane wa Afurika aho gutegura umwitozo ubundi utegura uburyo ki uri buca indege adversaire ntabwo ari ngombwa cyane kwirirwa uvuga ngo bimeze bite birumvikana rwose iyi Sierra Leone ngo ari ifite ingingo ivuga ati babona kafi baye umugisha bakavuga ati bitewe nuko twabaha amategeko uri bukasiga ariko bizasana ati kubera ko nidusangamo abantu benshi turahita tubihindura nuko byari biteze ariko kafi arabwira ati uyu mukino niwe utanga itike ati mwitonde rwose ati ibi ntabwo byakagenze gutyo birumvikana biraza kuba ari ku isa 10 ubwo bagenzi bacu baraza nimugoroba muri match bababwira rwose uko uyu mukino urangiye niba ngo banabwiye n'amakipe 28 amaze kwikarifiya yose mu gikombe cya Afurika kizabera muri Cameroon iki gikombe bagishyize mu kwa mbere bagikize mu kwa
ni mukwa bari bwabitangaje se kuko ubundi bateganya ko kizatangira rimwe n'ibi bikombe urabona nibwo Copa America iri gukinwa nibwo Euro iri gukinwa kuko urabizi ntago wafata Euro ngo uyikine abashampiyoni bari ariko ntago biba usibye umugabane wacu nahaze uko wigize kuko urabona bari abasore b'i Burayi baba pro babihomberamo kuko nka Liverpool ifite nka Sadio Mane na Mohamed Salah iyo baje mu kwa mbere urumva basize ikipe yabo basize ikipe nta kintu yibereyeho wowe ufite Naby Keita ufite Sadio Mane ufite Salah gusa ubwo ubona hari ikintu gisigaye ukajya ku ikipe za Man City ziba zifite ba Mahrez ugasanga rwose nta kintu bazisigiye ariyo mpamvu amakipe yo ku mugabane w'Uburayi adakunda gusinyisha abanyafurika benshi bitewe n'iyi mikino iba mu kwezi kwa mbere kw'igikombe cya Afurika ariko nyine Mutsepe yavuze ko ingeri yo task ya mbere agiye ahuye nayo agomba kwishakira igisubizo nayo ikagikinwa muri iyi meshi agakwiye kubishaka ariko nanone akamenya ko football uretse kuba abantu ari ugukina nabyo ari ibintu bijyanye n'ubucuruzi nabipanga nabi bikagwa mu rero ubwo nyine azirwanaho ugajya usangamo kirarebwa n'abenegihugu gusa si cy'Afurika ubundi bagipangaga i Burayi ibiriya minsi kubera abanyaburayi baba bahugiye mu mashampiyona yabo ubu ku buryo noneho bagira bagatera n'akajisho kuri imikino ya Afurika bakihera ijisho ariko umunyaburayi yaba ari kuri Euro ye umunyamerika ari kuri nuza ye kuri Copa America ye ubwo n'umunyafurika akajya kuri wenda abantu ubona wenda bisa naho football yabo itaraza neza ni muri Aziya tutaramenye uko bimeze ariko n'abashinwa nabonye ariko nabo umushinwa nawe araza akavuga ati noneho ndabagura mwese n'abasifuzi jewe nabonaga bashaka kuvuga bati Howard Webb ushobora kuza ukadutoreza abasifuzi gusifura hano kare wowe muntu twabonye bari mu kari sana hariya mu kwihuhamo ubwo igitegerejwe rwose ni ukureba kuko ubushinwa buranga bufite projet y'imyaka 20 bukajya mu gikombe cy'isi kuko bwaravuze ati ni gute muri economy twayobora isi ari twe twamaze guca kuri Amerika ni gute umupira watunanira atakanu kadapima n'ibiro bingahe ariko ikintu abashinwa bavuganye ndacyumva football iyo uteguye birakunda football iyo uteguye birakunda urugero nka kuriya iriya tuwa Amavubi yakoze ya 2011 yabari abana bagiye mu gikombe cy'isi harabanje hazamo academy ya Ferwafa hazamo academy ya APR hazamo za ASEC utuntu nk'utu barategura ubona ko mu bana nka magana ngahe wategura ntiwaburamo byibuza abana nka 10 nabangahe bakubera abantu bazima abashinwa nabo no kuba bari gutegura gutyo nabo icyozi cy'ubushinwa muzaguma muri football nose Katari kiri mitegura hari ikipe izatungana muri kino cy'isi kizaba muzamurera ikipe yitwa Katari muzambwira wenda kubera ko ari urugendo rwa mbere ushobora kudakunda ariko